yindi ariko noneho yihishuye mu buryo nyabwo. Natwe rero abanyarwanda hari imana twari tuzi ubushize ndibuka ko nakubwiye ko abakoroni baje batubwira imana y'ukuri yego ariko nabo batarayimenya neza, banga ko twe tuyita imana kuko bumvaga iryo zina imana ritavuga imana y'ukuri ahubwo. Muraho kandi mumeze neza, amahoro y'Imana aganze. Dushimye Imana cyane ikomeje kuduha guhumeka. Dushimiye kandi abanyamuryango bacu ba Mugi Rwanda, Imana ibahe umugisha. Turacyari muri wa muco wacu, ntabwo turatandukira. Tuzi neza yuko turi kuganira kuri teme ijyanye n'umuco. Umuco n'ubukristu byahozwa bite muri iki gihe turimo, cyangwa se muri iki gihugu, cyangwa se muri Afurika. Ariko turibaza cyane uyu munsi ikintu tugiye kwigaho, kandi turi kumwe na wa mutumirwa wacu, ni ikibazo Papa Fili, ni ikibazo dushaka ko tuganiraho tugendeye ku muco wacu n'ubukristo. Ndabazane ko twasanze mu Rwanda bari bazi Imana, ko twagiye tubivuga mu biganiro byagiye bitambuka. Imisengere yabo yari iteye iti? Icyo ni ikibazo. None se wayihuza ute n'iy'ubu ngubu mu muco wacu wa Kinyarwanda? Murakoze, muhawe ikaze. Nanjye ntangiye mbaramutsa abakunzi ba Mugi Rwanda, ndabishimira kandi mbashimira ko mwahisemo neza iyi cano. Nanjye ndayikunda cyane, igira ibiganiro bigendanye n'imyumvire n'intego zanjye. Nigeze kuvuga ngo wagira ngo mwabanje kumbaza mujya gufata izi ntego. Twasanze uri umuhanga. Ikibazo rero ubajije ni cyiza. Nibyo koko twasanze mu Rwanda bari bazi Imana. Twabonye ko umuntu wese aho ava akagera buri gihe yumva ko afite ikintu kimurengeje ubushobozi, icyo rero nicyo cyitwa Imana. Hari n'abo wasangaga bagira imana nyinshi, buri kintu cyose kibaho, ubuhinzi bugira imana zabwo, ubworozi bugira imana, urushako rugira imana, ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero haje gutangara bumvise ko hariho ngo ubwoko bugira imana imwe, abo ni Abayisiraheli. Rero ntituzatekereze ko imana ya Isiraheli ariyo dusenga gusa, twaje gusanga imana y'ukuri iriho ari imwe, kandi ariho hantu yaje kunyura yiyereka abantu bose. Icyo wenda nacyo nitubona umwanya tuzakivugaho, ariko icyo nzi cyo ni uko abacyumva tuza kucyemeranyaho. Abanyarwanda rero imana yabo bayisengaga, twaje gusanga mu by'ukuri ari nayo imana y'ukuri. Impamvu wenda nsa nk'ugira ngo mbahamirize icyo kintu, intumwa y'Imana yitwa Pawulo twigeze kumuvugaho, twerekana ko ariwe wahishuye ubwiru bw'Imana mu bantu. Imana y'ukuri niwe wenyine wahishuye icyo kintu, kuko niwe Imana yagihishuriye igihe kigeze cyo kugira ngo yiyerekane muri ubwo buryo. Rero yagiye yigisha abantu iby'Imana adahereye kuri bya bindi by'Abayisiraheli. Mfata urugero nk'igihe yari ageze ku kirwa cyitwa Merita cyangwa Marita, cyagiye igihe bamujyanaga i Roma ngira ngo bajya kumuburanisha. Hanyuma bagahura n'umuhengeri, bakamara amezi mu bwato mu nyanja, nyuma umuyaga ukaza kubajyana kuri icyo kirwa cy'abantu bigiriraga nawe imana zindi nyinshi zitazwi. Atangira rero kubigisha, ntabwo yagiye kubabwira iby'Abayisiraheli kuko ibyo ntabwo byabarebaga na gato. Yahereye aho ngaho. Uribuka ngo bakunze abo bantu, baraza barabacanira umuriro, bagira bate, byari umugenzo waho kwakira abashyitsi, kuko abashyitsi nabo ubwabo babafataga nk'imana, babonaga ko abo bantu bazanywe n'imana zabo. Noneho ngo Pawulo ubwo bari bamukunze bumva ibintu avuga, ngo yaje gucana, arimo acana ngo incira cyangwa inzoka iyo ari yo yose, ngira ngo ariko y'ubumara, ngo imurya ku gikonjo, ngo ahita akunkumurira mu muriro icyo kiyoka.
noneho abo bantu bari aho babonye ikintu kibaye baravuga bati uyu muntu ni umunyabyaha, imana idaca urwa kibera ntabwo yari gutuma akira. undi ikimenyimenyi uyu muntu ni imfungwa, none dore n'inzoka iramuriye. abantu bose ngira ngo abakirisitu iyo bumva nka pasiteri asomye uwo murongo batekereza ko bariya abantu bavugaga imana nyamana yituze. batekerezaga ko imana imurishije inzoka ari ziriya zabo. noneho rero icyakurikiyeho bategereje kubona apfa, ntiyagira icyaba ntiyanabyimbirwa, ngo baravuga bati ahubwo uyu muntu burya ni imana. urumva nawe bamuhinduye imana. aho harakwereka ko abantu buri gihe bahora batekereza ko hari ikinyabubasha, ikintu cyose babonyeho ububasha burenze ubwo bari bazi bakita imana. Pawulo rero aho yatangiye abigisha imana noneho y'ukuri. icyo rero navugaga ni uko imana y'ukuri n'iyo abayisiraheli bari bazi, byabaye ngombwa ko nabo bakurikira iyo Pawulo ababwira. niyo ya yindi ariko noneho yihishuye mu buryo nyabwo. natwe rero abanyarwanda hari imana twari tuzi. ubushize ndibuka ko nakubwiye ko abakoroni baje batubwira imana y'ukuri, yego, ariko nabo batarayimenya neza. banga ko twe tuyita imana kuko bumvaga iryo zina imana ritavuga imana y'ukuri, ahubwo nibura baravuga bati reka dupfe kuyita mungu. kuko mungu ni igiswahili bari bamaze igihe baba muri hariya mu bice bya za Karagwe na hehe, ariko buhoro buhoro baza kwemera ko natwe dukoresha amazina yabo. abanyarwanda rero basengaga baramya nyagasani, bakamusaba kubaho, kurama, kubyara, guheka, kweza, dutsindira abanzi n'ibindi n'ibindi. usanga rero bitanyuranye n'imisengere twakwita ya gikirisitu. gikirisitu nabwo ubwo urumva ibyo twita ubukirisitu habayeho kumenya imana, ntibahise bayimenya neza nk'abayisiraheli bari bazi. yego imana y'ukuri yabiyeretse inyuze mu mategeko. nigeze kubikubwira ko amategeko ahava akagera yitwa y'imana ntabwo areba twebwe, areba abayisiraheli, ariko nabo yabarebaga Kristo atarajya ku musaraba. yabarebaga kiriya gihe imbere y'umusaraba. amategeko yababereye umushorera ubageza kuri Kristo. hanyuma bageze kuri Kristo baranyurwa, amategeko aranyurwa kuko Kristo yayasohoje. yaranabivuze, sinaje gukuraho amategeko ariko naje kuyasohoreza muri njye. yego, ni ukuvuga ngo dufite Kristo dufite byose, amategeko nta gaciro agifite. wavugaga rero ibirebana n'imisengere. imisengere y'uyu munsi y'igikirisitu kitarasobanuka neza, baribabaza nk'uko abakera babigenzaga. abayisiraheli bagiraga ibyo bita kwiyiriza ubusa. kwiyiriza ubusa ariko natwe turiyiriza. namwe murabikora nyine. rega navuze ko iyi Kristo kitarasobanuka, kuko nkubajije impamvu wiyiriza ubusa ntiwayimbwira. nigeze kuguha urugero, nakubaza nti hari amasengesho ngo ya Esiteri, hakaba n'aya Mose. tekereza nawe Esiteri wo muri ibyo binyejana byo mu isezerano rya kera, kandi twe turi muri Kristo, ntabwo turi muri Esiteri. hari aya Esiteri, hari aya Daniel, hari n'aya Mose. niko pasiteri yakubwiye, uzamuzane tubiganireho kandi tuzasoza. iminsi 21 ni Daniel. reka nguhe urugero rwa Daniel. Daniel igihe yasengaga iminsi 21, ku munsi wa 21 marayika yaraje aramubwira ngo Daniel, mugabo ukundwa. abanza amwibutsa ko burya akundwa. ugisenga, abanza wumve, ugitangira gusenga warumviswe, warasubiye. ugitangira yagejeje ku minsi 21 atazi ko yasubijwe ku munsi wa mbere. none mwebwe, none kuki yamubwiye ngo mu kirere se ngo reka mbanze nabatuki, mwebwe mwanjije imwe musenga iminsi 21 na Daniel ubwe yabwiwe ko yasubijwe agitangira gusenga. none mwebwe abo batangiriye amasengesho ya Daniel n'uyu munsi barahari ngo batangire amasengesho yanyu? pasiteri cyangwa umuvugabutumwa yakubwira ngo yego, njye nkamubwira ngo ni uko utabizi, ni uko utazi ko uri muri Kristo. uri muri Kristo ni iki cyakwinjiramo
ngo kize kubangamira amasengesho yawe, ahubwo ni uko utazi aho uri, ni uko utiyizi. Niba wimenyaga wamenya ko wowe wasubijwe ukivuka, kuko wavukiye mu bisubizo. Ahubwo menya ibyo bisubizo wavukiyemo, menya Kristo, ugendere muri we, uzisanga nta na kimwe ufite gusaba uretse ayo masengesho 21 Danieli yayaretse. Iyo atabwirwa wenda yari gukomeza akagera no kuri 30. Kuki se mwe mukora 21? none se kuki Imana yamubwiye ngo mu kirere ngo hari ingabo? Ese ni Imana yabimubwiye? Nyine yarabimubwiye, ariko izo ngabo ndagira ngo nkubwire zari mu kirere. Danieli ntabwo yari muri Kristo, kuko Kristo yari atarigaragaza. Uyu munsi Kristo yarigaragaje, turi muri we. Uratekereza ko izo ngabo zarwanya Kristo? Wapi? None se twe ko turi muri Kristo zaturwanya zidukuye he? Ayo masengesho toa singubujije gusenga, ahubwo ndagira ngo umenye uko usenga. Uyu munsi rero nyine, kera barambazaga, ntabwo bari bafite uko kwiyiriza ubusa, ahubwo basengaga banarya, ndetse bari bazi ko n'imana zabo zirya. Bafataga ibyo barya bakagira aho babishyira ngo babihaye abakurambere. Ndetse n'abo bayisiraheli nabo, reka tubavugeho kuko tuvuga ibya kera, nabo ziriya basenga imana yabo bari bazi ko bayitura ibitambo, nubwo twaje kumenya ko burya itabishimaga. Ni nayo mpamvu Kristo yagaragaye avuga ko ari we nyawe w'ukuri. Ibindi byose, ubwo niba avuze kizima, ibindi byose ni fake. Ariko abantu kuki birengagiza ubwo icyo kintu? Kandi igitangaje ni uko n'uyu munsi bakivuga ibitambo. Ni ikintu giteye isoni kuba Kristo ahari ukavuga ibitambo by'iki? Kristo niwe gitambo kizima. Nanjye iyo umuntu abwiye ngo uzana igitambo, ndavuga reka ubwo mfite rero igitambo. iyo reka menya ko nawe masengesho ari reka. Oya, aho ntabwo Wumve ndabyumva neza, sinkubuza gusenga ubundi, ahubwo kubazi Kristo gusenga. N'uyu munsi n'ubu tuvugana ndimo ndasenga, kuko gusenga yaravuze ngo nibyo bibakwiriye, musenge ubudasiba, mwishime, kuko ari byo bibakwiriye muri Kristo. Ni ukuvuga bishoboka gusa tumenye ko turi muri Kristo. Utaramenya ko uri muri Kristo, urasengera ubuso, urapfigiye, uzahora uyitonganya, mana narasenze, mana nagize. Arega ntabwo uzi aho uri. Menya ko uri muri jye, menya ko ari jye wawe, ubundi byose biyiharire, birikora iyo twamaze kumenya. Ariko nyine ni imyitozo. Na Pawulo njya nkubwira, nakubwiye n'impamvu duhora tumuvuga, ni uko ari we w'umwihariko wahishuye ubwiru bw'uko Imana iri muri twe. Niwe rero wahawe ibyo byose. Nawe rero yagereranyije ubwo bumenyi n'imyitozo igihe yabibwiraga Timoteyo. Yari mu mujyi wa Atene, ahantu hayeraga amarushanwa yitwa Olympique, niho yahereye. Icyo gihe rero ubwo na Timoteyo, kuko ariho yabaga kandi ari umujene, wenda nawe yarabikoraga. Yarabimubwira Pawulo, aramubwira ati ni byiza, bigira umumaro, ngo ariko muri bikeya. Arangije amubwira gute? Ngo ariko kwitoza mu by'ubumana. Bibiliya zacu z'ikinyarwanda tuyobejemo gake ziravuga ngo mu byo kubaha Imana, ariko ubundi iryo jambo rivuga ngo kwitoza mu byo kudahakana ubumana buri muri wowe. Kwitoza mu byo kumenya ko wowe n'Imana muri umwe. Yaravuze ngo byo bifite umumaro muri byose, ngo kandi igihe cyose. Urumva iryo gereranya? Kwitoza mu by'umubiri, iyi myitozo ngo ifite umumaro muri bike, hanyuma iby'ubumana byo bifite umumaro ntabwo ari muri byinshi, muri byose. Ariko urumva byose, tekereza byose. Kandi muri iki gihe, impamvu mvuze ngo igihe cyose ni uko ngira ngo nkosore, buriya kubera abantu batazi gukwiriranya twigeze kuvugaho, iyo Bibiliya ivuze ngo muri iki gihe, pasiteri ukuri imbere ahita yumva ko ari muri iki gihe. No, ni cya gihe Bibiliya iriya jambo ryavugwaga. Noneho Pawulo yaravuze ngo muri iki gihe, ubwo ni muri icyo gihe nyine ni ibihe bizaza, ni ukuvuga n'ibi bihe byacu birimo. Uku kwitoza k'ubumana
gufite umumaro utarangira uhoraho kandi muri byose. Umva icyo kintu cyonyine ubwacyo cyahita kikwereka ko icyo nicyo gifite umumaro kujya gupfukama kurusha gupfukama iminsi 21 utazi impamvu, ngo urigana wa wundi wayipfukamye kandi agahabwa igisubizo kivuga ngo ugitangira gusenga warumviswe. Icyo ubwacyo kirashaka kumwumvisha ko atagombaga kuba yarapfukamye iriya minsi 21 kuko yumvishwe ku munsi wa mbere, ariko hari ibibazo byabaye bitewe nyine n'ikirere yari arimo. Twe rero icyo kirere si cyo turimo, twe turi muri kirere cya Kristo, turi mu Mana. Ntabwo dusenga amasengesho ajya mu kirere, dusenga twebwe na Kristo turi umwe, ahubwo dutegeka bya bindi tubiviraho indi imwe twebwe na Kristo. Niko ubundi umukristo akwiriye kubasenga. uretse gato ntekereze gato yamubwiye ngo tubiviraho indi imwe Twe na Kristo turi abavandimwe, yego, Yego. kandi ba nyabo rwose. icyo twita ikibazo cyangwa ikigeragezo, bivuga ngo ubushobozi bwa Kristo bwose burya ni ubwacu nubwo tutabukoresha. uretse gatoya ni ukuvuga ngo njyewe na Kristo turumva. tuvuge urugero, runo rugi Reka nguhe rurambangana. urugero. Urarwaye, ibyo urwara urabizi, buriya wakabaye ubwira indwara uti wandwara we, wayobye, kuko uyu mubiri ureba ni uwa Kristo kandi Kristo ntabana n'indwara mu mubiri we. Iryo ubwaryo ni isengesho riruta ya yandi yose bagusengera. Papa Frida narabisenze ndakira. Nari ngiye kuvuga nari ntangaye umbwiye ngo narabisenze sinakira. Oya, narabisenze ndakira, ahubwo ndahuzagurika mu myizerere yanjye. Noneho uhereye icyo gihe kugeza iteka ryose menya ko ntabwo usenga amasengesho. Hari abavuga ngo narasengaga nkumva amasengesho atarenga ubundi se urengera ngo arenga parafo ajya hehe? Kristo ari muri wowe, nawe uri muri wowe. Ni ukuvuga Imana yose uko ingana ibumbiye muri wowe. Ijambo uvuze ntabwo ari izere gusa, ni ubumana. Ariko nyine ku muntu wamaze kumenya ibyo bintu kandi uzamuka mu nzego, wibuke ko nakubwiye ko na Pawulo yabyise imyitozo. Urareba ko umwana avuka nta kintu abasha gukora kandi ingingo zose azifite. Noneho uko agenda anyeganyega buriya ni imyitozo aba akora, akagera ubwo abasha guhaguruka, akagera ubwo agenda. Ubwo natwe ni urugendo tuba turimo muri ibyo nyine ndimo nkubwira. Niyo mpamvu utambaza ngo ubuse wowe ngo kutahe ibi n'ibi. Ndi mu rugendo nawe ahubwo wenda rutangira. Ni byiza ibi ndimo mvuga bifite umumaro. Ubu ni nk'imbuto ndimo ntera muri wowe. Ejo nujya gusenga uzaba uti harya nongere nsenge kwa kundi kandi barambwiye ukuntu uko. Niwumva usubiyemo ya masengesho wajya gusenga uzamenye ko ntacyo uramenya. Ariko niwumva utangiye kuvuga ngo nsenge, uzamenye ko ya mbuto yatangiye kuzana umugondoro muri wowe. Amasengesho ubwayo nicyo kintu giteye inkeke mu bakirisitu. Amasengesho hafi ya yose ni ibitutsi ku Mana. Baba batuka Imana, barayereka ko ntayo uzaza ryari ngwino Imana. Ukuvuga ngo n'iki gitabo cy'indirimbo hari indirimbo zigomba guhinduka. Uziko hari indirimbo maze kujya nkaririmba njyewe. Ni zose wivuga ngo ni zose pe, ni zose. Ku muntu wamenye uzambwira igihe ngo indirimbo kwiye kujya uririmba zirahari rwose ku buntu. Nanziza cyane indirimbo namaze gusimbuka. Okay, ndumva rero ikiganiro kiravuga ibyo kivugaho. Ntabwo twatandukiye imisengere y'Abanyarwanda uko basengaga ni Nyagasani. Iri jambo uzumva n'uyu munsi uzaba cyane muri Katolike nibo bakirikoresha Nyagasani. Mu yandi madini numva muvuga Uwiteka, Uhoraho, ibintu nk'ibyo. Abakatolike bavuga Nyagasani. Ni Ikinyarwanda rwose. Nyagasani ni Imana, ni umwami, ni umunyabubasha uwo ari we wese. Nyagasani Imana. N'uyu munsi rero uzavuge Nyagasani Imana. Ariko ikikwiriye kuranga imisengere yawe uyu munsi ni ukumenya ko Kristo hari icyo yahinduye. Twasengaga Imana tutazi. Uyu munsi rero Imana birenze kutwegera, ahubwo ituye muri twe, ikagendera muri twe, ndetse yuzurira muri twe. Bivuga ngo itari muri twe ntiyaba yuzuye. Niko yabigennye ku bushake bwayo. Ni nk'aho ari risike yafashe. Yaravuze ngo kubw'urukundo nkunda abantu ngiye kujya muri bo
ku buryo icyo bankoresheje uko bangize niko nzaba. Imagine. nituyifata nk'inyantege nkeya ni inyantege nkeya, nituyifata nk'inyembaraga ni inyembaraga, niko ni imana inyabubasha. iteye. uza kubwira imana mu bundi buryo azaba akubeshya. Imana si umucamanza, imana ni urukundo, ntabwo ari umucamanza. Ibyo byavuyeho. Imana ni imana ninde warega intore z'Imana? Yazirega kuri nde? Yazirega kuri nde? Uwazipfiriye kuri Kristo, kandi ari wazipfiriye. Icyo cyanditswe urabizi aho kiri, mujya mugisoma, ariko sinzi niba kibabwira iki mu by'ukuri. Kuki umara gusoma ibyo warangiza ugatekereza ko nk'Imana yakurakariye? Kuki umara gusoma ko urukundo rw'Imana rutamenya ikibi ku muntu, warangiza ukavuga ngo Imana, ngo Mana umbabarire, ngo ukumva ko ikureba nabi ngo kuko utakoze ibi n'ibi, kandi wamaze kwisomera ko urukundo rwayo rutamenya ikibi. Ntabwo Imana ari Imana y'ikibi n'ikiza. Iyo myumvire y'ikibi n'ikiza ni imyumvire yo kwa Adamu. Uzi igihe yaziye, igihe Imana yabwiraga Adamu ngo nurya kiriya giti kimenyesha ikibi n'ikiza. Urumva ko ikibi n'ikiza ko byera ku giti kimwe? Ni igiti kimwe cyera urubuto, cyera imbuto z'ikibi n'ikiza. Ikibi n'ikiza biravukana. Ibyo rero ntabwo byose biri mu Mana, kandi byose bituruka ku giti kimwe. Ngo byose ntabwo ari biri mu Mana. Imana siko iteye. Ntabwo Imana ireba ikibi n'ikiza. Imana ni Imana gusa. Ibibi n'ibyiza ni ibyayo, kuko ibyo wita muri bibi Edeni n'ibyo wita ibyiza yateyemo icyo giti. ahubwo avuga ngo kuki Adamu yakiriye iyo atakirya? Byose Imana yagiteyemo izi yuko umuntu iremye ari umuntu ashobora kukirya. Okay, aho reka twe kujyayo, cyangwa wenda tuzajyayo dufite umwanya. Ku misengere rero nuko misengere mu by'ukuri amoko yose agira uko asenga, ariko iyo wamenye Kristo w'ukuri, uribuka twabonye ko atarwanya umuco w'abantu, ahubwo arawuzuza ukaba umuco mwiza w'urukundo, w'ubworoherane, wuzuye nyine ubumana, w'ubuzima. Imisengere nyine hari ikihindukaho. Imisengere ubundi ni ugusaba, ariko iyo muri Kristo ntabwo ari ugusaba, ahubwo ni ugutegeka. Ni yego, ni amen. Ubundi ngo ni amen, kuko Imana byose yarabitwegereje, yarabiduhaye, biri muri Kristo. Iyo tumenye rero Kristo muri twe, tumenya ko byose ari ibyacu. Amen. Urakoze cyane. Ndumva twasoreza ahangaha. Twari turi ku kibazo kivuga insanganyamatsiko yacu cyangwa teme yacu, umuco n'ubukristo bihuzwa biti. Ariko tukisanga mu kibazo kivuga ngo ko twasanze mu Rwanda bari bazi Imana, imisengere yabo yari iteye ite, wayihuza ute n'iy'ubu n'umuco wacu? Dusanze ko Imana ubwayo yuzuza, imisengere yacu yuzuzanya n'umuco. Yego, dusanzwe imisengere mu muco w'Abanyarwanda ntabwo inyuranye n'imyumvire y'ubukristo, ko n'ubundi ni ibyiza babaga basaba. Noneho ubukristo bwo bukabikwereka ko ibyo byiza byaraje biri muri wowe, byaje nyine mu buryo bwa Kristo. Mu buryo bwa Kristo. Ntabwo bivuze ngo kuba usenga byakagombye kwica umuco. Oya. Aha nibutse kera umupadiri umwe, ikiganiro niba kigikomeje, urabona nyine ababyeyi baje bashaka nyine ko twigeze kubivuga, bashaka ko twibagirwa umuco wacu abazungu. None haza kubona ababyeyi baje mu misa, basokoje bimwe turuhanika bashyiramo urugore. Ni umuzungu nyine ngo ibyo ni ibiki se mwambaye se? Ngaho se nimubikuremo mwambare amashapure. Abazungu batwigirijeho nkana. Nyine urumva bo bazanye ivugabutumwa ariko rivanze n'ubukoroni. Bashaka ko umuco wacu tuwibagirwa tugakurikira iwabo, kandi mu by'ukuri nabo Kristo bavugaga ntabwo bamuzi, kuko
narabikubwiye ngira ngo iyo urebye neza usanga Kristo ntaramenywa. Ni nayo mpamvu uyu munsi abantu bakivuga ngo azaza ryari. Ntabwo araza pe, kuko kuza kwe ni uko uzamumenya, nanjye nkamumenya, n'undi akamumenya, akihishurira muri twe. Ntabwo yihishurira hanze yacu kandi ari muri twe. Murakoze. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Iha umugisha Papa Philippe, iha umugisha kameramani, iha umugisha Gisele Murekatete, iha umugisha abanyamuryango mwese, twese turi umugisha. Amina. Kandi mbahorane mu izina rya Yesu Kristo. Amen.